afite abanzi yabaye inyonjo ya sebuja none abari inyonjo batangiye kumurwanya aremwe agenda barakitambika nakamuka afite wagasenzi we witonde kandi wirinde byose anga ukora dutangiye kubihaga kagorye gusa dore kugasa ngaho genda kandi timbaga mbibutse gata kubonye urwahara kurangiza yaje kwa sebuja baviko mukubita imigeri nari nasabye ko mu makanya nta muntesha umutwe boss narimbizi ariko forgive me a hand up in here, but if it's all the same, I just like to be relieved of my duties. Impamvu rwose mbabarire boss ko njanga ujya ngo nkubangamiye kandi asubye kushaka kanya ko kurura ubwonko bwawe nanjye nkeneye kugira ngo mbohorwe iki rwose mu mbohora inshingano mfitiye databuja ntago zinyirohi databuja rwose mbabarire unyirukane mu kazi kanjye najyaga nkorera ko kwitaho kuba hafi nk'umugaragu karangire bisa nkaho hano harimo kugaragara impamvu zo kwizerwa n'ubunyonjo hagati yacu nk'abakozi ko abari abambari bawe batangiye kubigiramo ikibazo kuba ngukunda ndi umukozi witanga utajya ushishoza mu byose mbwiye nkabikora nabanje gutekereza nka mbese ngira ubwitange muri ngiyewe batangira kubinyangira batangira kubimpora abanzi banje batangiye kuba benshi boss aravuga ngo umuntu mushyashya waje ahangaha ukunda sebuja mbese nyewe ntabwo ngiye ntekanye bamusenzi oh yeah boss ndakura navuze ngo nyine kumba hafi nawe nyine kugira ngo ugende nani impamvu yatuma umuntu nkaho hafi ugenda sasa ba boss bakunda abakozi cyane umukozi nk'uyu nguyu witanga unakubahisha mu bantu bose ugaragaza ko akubaha cyane rero boss njewe ubwo nanitse imitima ntago umutima wanjye utekanye boss mfite inkuru y'incamugongo njewe ngo ndumana natinye boss nahahamutse sawa ariko boss mbivuze ko kubu ntabwo napfa bivuge nagendaga boss numva umuntu avuga ngo haragapfarikira rakarimbo karakubitwa n'inkuba none umuntu abivuze sinzo bivuze gusa nyine namwe mushaba babivuga bari benshi babivugaho ntabwo namenye wavuze ijambo ngo arakapfarikira rakarimbuka bagutuka bakuvumira ku Gahera none bamaze kuvuma boss ngiye maciye rwose numva gikubakira mvangiza ubwoba haka gitangaje abantu nabonye babivuga bari mu gakundi mbona amasura yabo mbona ni amasura nsanzwe nzi aba muri inzu yawe tayari aje kubateranya tivaga n'umuhanga aje kubahondanisha bagongane boss rwose nanjye narabasanganye sinzi ukuntu mwahuye ntabwo rero naza kujya ntanye inshuti